Yesu ntabwo tuzahwema mwami kukuramya no kukuririmbira Kristo tuzavuga izina ryawe ryiza ni wowe mwami w'abami Yesu nemezanya n'umutima wanjye ko ntazahwema kugushira hejuru nemezanya n'umutima wanjye ko ntazahwema kugushira hejuru nategetse umutima wanjye kwibumbira mu buzima bwa Yesu nategetse umutima wanjye kwibumbira mu buzima bwa Yesu nemezanya n'umutima wanjye ko ntazahwema kugushira hejuru ikindi nuko uwageze wese abonera ibisubizo byiwe ikindi nuko uwageze wese abonera ibisubizo byiwe nemezanya n'umutima wanjye ko ntazahwema kugushira hejuru kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha nta kintu na kimwe gicangura mwami wanjye Yesu kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha nta kintu na kimwe gicangura ku mwami wanjye Yesu kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha nta kintu na kimwe gicangura ku mwami wanjye Yesu kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha nta kintu na kimwe gicangura ku mwami wanjye Yesu tubahaye ikaze hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe bene data uyu ni umunsi wa 40 twagize umuco wo kwihererana n'Imana dusenga kandi buri munsi twasenze dufite intego twakuye muri iki gitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Rick Warren hanyuma mu masengesho twagiye tugira buri munsi twari dufite intego yo kugenderaho kandi izo ntego zari ziberanye n'imibereho yacu kugira ngo tubeho nk'abazi iyo bajya nk'abafite imibereho koko ifite icyerekezo
Jewe rero nawe twiyemeje kubaho muri iyi si dufite icyerekezo twahaye ubuzima bwacu. Muri icyo cyerekezo biragusaba yuko uguma muri uwo mwanya mwiza mu gihe cyose usenga. Reka kandi nkugire inama yuko byaba byiza uguze kino gitabo niba utagifite cy'ubuzima bufite intego, nimuzabonamwo za ntego zose, ndetse harimo n'ingingo nkuru twagiye turebaho zikurikira nk'uko turaza kubibona mu kanya. Ubu rero dushobora kuvuga ngo iyi si tuyibereyeho guhesha Imana icyubahiro kandi tukabihamya, kandi dushobora no kuvuga ngo aho tujya turahazi, kuko hari igihe umuntu abaho atazi yaryo, ariko iyo uzaho uravuga ngo iherezo ryanjye ririho. Ubu twamaze gusobanukirwa yuko iherezo buri wese arifite, kuko twabibonye mu masengesho twagiye dusenga, ndetse tukaba tuzi ngo nitunasoza n'imibereho yacu hano muri iyi si aho tuzajya harahari. Ndabikurarikira kugira ngo ukomeze kubitekerezaho mu gihe cyose usenga, mu gihe cyose wihereranye n'Imana. Imana ishimwe kubw'umwanya mwiza twagizeho kuba imbere yayo. Mu ntego twari dufite ku munsi wa 39 dusenga, aho twari dufite intego ivuga ngo kuringaniza intego z'ubuzima bwanjye. Mu kuringaniza intego z'ubuzima twabonyemo ibintu byinshi, aho twagarutse ku ntego zari zigize iki gitabo twasomye ndetse n'amasengesho twasenze. Mwigisha watwigishije yatwigishije neza, adusobanurira ko dukwiriye guhagarara muri uwo mwanya mwiza. Mu ijambo twasomye mu munsi w'ejo dusenga, ni ijambo riboneka mu Efeso 5 ku murongo wa 15, aho twasanze ijambo rivuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Umuntu wese ugenda ntaho agiye, ugenda nta ntego afite, uriho nta ntego z'ubuzima bwe afite, burya abagenda ameze nk'utazi iyo ajya. Ariko muri aya masengesho twabonye mu buryo burambuye uko urugendo rwacu mu isi dukwiriye kurubamo, dukwiye kurugendamo. Aha rero nshobora guhamya yuko buri wese hari icyo yiyemeje, cyane cyane nicyo twahurijeho, kwari ukubaho no kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Twabonye kandi mu ntego ziboneye zikwiriye ubuzima bwacu, kandi muri izo ntego zirimo n'izi nkingi eshanu twasomye mu gitabo cy'ubuzima bufite intego, aho twabonye icyo twaremewe nko mu nkingi ya mbere cyangwa se intego nkuru ivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Kunezeza Imana ni ukubaho mu buzima Imana ishaka uyobowe nayo. Ya kabiri ntego nkuru ni uko waremewe kubaho mu muryango. Imana ifite urugo, Imana ifite umuryango. Imana yaduhamagariye kuba mu muryango kugira ngo buri wese abane n'abandi muri uyu muryango mwiza Imana yatangiye, ari wo torero ryayo. Ya gatatu iravugaga ngo waremewe gusa n'Imana, kagira ubuzima busa n'Imana. Hari igihe ubona umuntu ukavuga uti uyu muntu ameze nk'Imana, asa n'Imana. Kera ababyeyi bacu baraganiraga bakavuga umuntu wakoze ibintu byiza, bakavuga ngo uyu we n'Imana y'u Rwanda. Babiterwaga nuko bamubonanaga ubunyangamugayo. Waremewe kandi gukorera Imana. Yemwe umuntu ufite intego, uzi intego yaremewe, azi yuko Imana ifite abakozi, nawe ajya muri uwo mwanya akagira ibyo akorera Imana. Kandi waremewe umuhamagaro. Twarahamagawe, duhamagarwa n'Imana ngo tuyikorere. Kuri uyu munsi rusoza w'amasengesho yacu, intego dufite ni ukubaho ufite intego. Ukabaho ufite intego buri munsi, ukavuga ngo hari intego mfite y'imibereho yanjye muri uyu munsi. Mu ijambo dusanga mu Migani ibice 19 ku murongo wa 21 turahasoma, haranditse ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyihoraho. Inama y'Uwiteka niyihoraho. Iri ni ijambo ry'Imana. Muri iri jambo turabonamo ko ku mutima ugira ibintu byinshi, ugira imigambi myinshi, ariko dusanze kugira umugambi ushyigikiwe kandi wemerwa n'Imana aribwo uzaba ufite intego koko ishimishije, intego
ifite abikuganisha. Kandi turongera dusome mu byakozwe n'intumwa 13 turebe umuntu umwe wanejeje Imana kubera ko imikorere ye yari ifite intego. 13:36 byakozwe n'intumwa haranditswe ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Dawidi yakoreye Imana kandi ayikorera afite intego. Niyo usomye mu magambo dusanga muri Zaburi, aho hari indirimbo zisingiza Imana, hari indirimbo zo kuramya Imana, Dawidi yagiye avuga ngo nzahimbaza Uwiteka mu kubaho kwanjye. Yatekerezaga ku mibereho, agahora afite intego y'imibereho mu kubaho kwanjye mu gihe nzamara. Hari aho dusanga muri Zaburi ya 23 aho yashimaga gukora k'Uwiteka mu buzima bwe. Bigeze igihe avuga ngo kugirirwa neza n'Uwiteka bizanyomaho iminsi yose nkiriho, ariko nawe aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Dawidi yari afite intego. Rero kubaho dufite intego mu buzima bwacu ni byiza kuzirikana icyo Imana ivugana natwe. Aha turaza kureba intego nkuru y'uyu munsi ivuga ngo kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyene bwo kubaho ubuzima nyabuzima. Naho ibindi ni ukubona bucya bukira. Ni kwa kundi umuntu ashobora kugenda nawe ubwo atazi aho agiye. Hari igihe uhura n'umuntu ukamubaza utese ugiye, akagusubiza ngo sinzi aho ngiye. Burya aba yavuye mu rugo nta ntego afite. Hari n'uwigeze arangisha abantu ageze mu mayira abiri, arabaza ngo mbese iyi nzira ijyahe? Baramaza nawe se uri kujyahe? Ngo sinzi aho ngiye. Aramusubiza ngo nyura mu yubonye kuko utazi aho ugiye, ubwo urapfa kugenda nyine nk'utazi aho ugiye. Ntabwo ari byiza ko umuntu yabaho adafite intego. Dushobora kwibaza kandi iki kibazo ngo mbese icyemezo cy'ubuzima bwanjye ni iki? Ni ikibazo umuntu yakwibaza. Ni ikihe cyemezo muri aya masengesho maze mu iminsi 40? Muri aya masengesho twasenze twifatanije na bene data, ikibazo ukakibaza ngo mbese icyemezo cy'ubuzima bwanjye ni ikihe? Njya nkunda intego ishingiye mu ihishurirwa Imana yahaye umukozi wayo watangije itorero rya Harvest. Kandi iyo ntego ni intego yakomotse koko kuri Yesu, aho tubereye guhesha Imana icyubahiro dusoze inshingano nkuru twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Ni amagambo dusanga muri Mateyo 28 guhereye ku 19, aho harimo intego nkuru. Muri iyo ntego nkuru hari n'inkingi zubakiyeho, kandi inkingi nyamukuru akaba ari Kristo. None izo nkingi zindi ni 6 nazo ziri muri viziyo Imana yahishuriye umukozi wayo. Inkingi ya mbere iravuga ngo tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Aha ngaha ni uburyo bwo guha icyerekezo itorero, abantu bakabaho bafite intego, ntabwo tugoreka ijambo ry'Imana. Iya kabiri nuko tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Dufite intego tugenderaho, dufite inkingi twubakiyeho. Kandi iya gatatu iravuga ngo twizera tudashidikanya imbaraga z'amasengesho, kuko mu masengesho niho Imana itangira iyerekwa, niho Imana ivuganira n'ubwoko bwayo. Iya kane iravuga ngo tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Iya gatanu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Iya gatandatu tutahiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri bira tukomeza guhesha Imana icyubahiro. Urumva muri cya kibazo twibashije kiravuga ngo mbese icyemezo cy'ubuzima bwanjye ni ikihe? Hari icyemezo cy'itorero waba uririmo ukavuga ngo nzagendera kuri iki cyemezo, kandi iyo ukirimo ntabwo umeze nk'ugenda atazi yagiye, ugenda ufite aho ugiye, ufite icyerekezo. Dushobora kureba n'icyo twasubiza kuri kino kibazo, ni icyemezo gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwanjye bwawe. Icyemezo gitanga icyerekezo, ukabaho utameze nk'umuntu upfa kugenda gusa, ukaba ufite icyerekezo. Ukava mu rugo haba mu gitondo ugiye ugateza kuri buhure n'abantu, ari ngo mfite icyemezo cy'ubuzima bwanjye, nzanezeza Imana no mubwo nzahura nabo bose. Cya kabiri ni icyemezo cyerekana ubutsinzi, ukagenda uzi ko uko byagenda kose ko turi ku rugamba turwana na Satani,
ariko ukavuga ngo ngomba gutsinda, kuko twagiye tubona n'abandi bagiye batsinze, bagiye bakora umurimo w'Imana mu gutsinda bahura n'ibibaruhije ariko bakagaragara ko banesheje. Icya gatatu ni icyemezo cy'uruhare rwawe mu murimo w'Imana. Icya kane ni uwuriwe, uwondiwe, mbese bihesha Imana icyubahiro. Uwongiwe nabigomba kugira intego zabyo. Muri gahunda rero yacu mu guha ubuzima intego, hari ibyo tugomba gutekerezaho. Ngiye natekereje ku bintu bitanu, ariko nabyo ntabwo nabivanye kure, bishingiye muri iki gitabo. Anariyo mpamvu naguha inama yo kuzakigura ngo nawe uzabisoma. Ni iki kizaba mu mutima wanjye kizaranga ubuzima bwanjye, kizajya kigenda kigaruka kiba muri njye abantu bakakibona, kizaranga ubuzima bwanjye. Cya kabiri, ubuzima bwanjye buzarangwa n'iki? Nzabaho mu buhe buzima buzarangwa n'iki? Icyo abantu bazabona, icyo Imana izabona. Aha ni muri bwa buryo bwo kuramya Imana. Tubereyeho guhesha Imana icyubahiro, tubereyeho kuba baramyi turamya Imana. Twagiye tuganira muri aya magambo tuvuga inshuro nyinshi yuko Imana ikeneye ko tuyiramya, kandi kuyiramya ni ukuyiha umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga n'ubutunzi, ibyo mfite byose nanjye ubwanjye nkitanga ngakorera Imana, niko kuyiramya. Icya gatatu ni umurimo w'ubuzima bwanjye uzaba uwuhe? Ngomba gufata intego mvuga ngo umurimo nzajya nkorera Imana mu buzima bwanjye uzaba uwuhe. Aha harimo gukiranuka, harimo kuba nkore bandebereho. Aha nongere mbibutse abitorero mwese n'abandi batwumva yuko dufite nanone intego y'umwaka, ko ari ukuba nkore bandebereho nka Gideyoni. Abantu bakajya babona ibikorwa byacu bagahimbaza Imana. Iby'Imana yiteguye kuduha nabyo birahari, kuko nta gihe na kimwe Imana yananiwe gukora ibyo igomba gukora mu ruhare rwayo. Cya kane ni ubuhe butumwa imibereho yanjye izatanga. Aha ni nkore bandebereho, nicyo twasubiramo, n'ijambo ridashobora kuturambira. Icya gatanu ni bande tuzafatanya. Aha ni ubufatanye Imana idushakaho. Aha naho ugomba kwibuka yuko hari umunsi uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Niba uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ni byiza ko uzahagarara warashoboye kugendera kuri izi ntego, warashoboye kuba icyitegererezo. Kuri uyu munsi rero wa 40 hari intego y'ubuzima bwanjye, nkuko n'indi minsi yose yabaga ifite intego y'ubuzima. Iyo ntego y'ubuzima iravuga ngo kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kubaho bw'ukuri. Tangira kubaho kandi uzakomeze kubaho ufite intego ya buri munsi mu buzima bwawe, ariko cyane cyane yerekeye kunezeza Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe ni wa wundi twasomye mu Byakozwe n'Intumwa 13:36. Haranditse ngo Dawidi yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Arasinzira. Mu gihe cyawe uharanire gukora iby'Imana ishaka. Ikibazo cyo gutekerezwaho ni ryari nzicara ngo nandike ibisubizo byanjye ku bibazo bitanu by'ingenzi ku buzima. Ni ryari nzandika intego yanjye. Aha ngaha ni umukoro uhawe. Fata iki gitabo, wandike intego zawe, uzishyira imbere y'Imana, ujye uhora usenga uvuga uti mfite intego ngenderaho. Murakoze, murakunzwe.